Saruwe. Yes. Azuweya. Saruwe. Azuweya. Umugore mwiza. Yacu umugore mwiza. Yacu umugore mwiza. Yacu umugore mwiza. Heya. Umwanzi kwangara akagira gute arakanywa mu karu umwanzi kwangara akameza urwuri mu nkono yego oya banza vare ko ngura bashimije nabayaka aho ho nuhagera mana njewe mu bintu nanka mu buzima bwanje yakadahari jitafu nago nabamari nzova dahari jitafu nago nabamari nje nago nzitireka kwicana kuri no sawa nje ngine ngo nje nyine no tugomba kutsangira by the way nago yuriya ngo ujya wenyine ajya bihora ariko nyine bisangira undi muntu ngo karya akanwa karya nikaguhe ngo kavugije induru nago gatabara twicare gatoya ako muganga ari this week kaze mubaze aho yabageze twavuze ko nawe hari byo turi buganire ako jeta cyaka bisa rwose ako ngenza nzakora indirimbo ya muganga umukobwa asaga ukorokeye daro umukobwa hari abakobwa b'abakarani nukuvuga ngo nta mirimo icyo ngo igenewe umuhungu cyangwa ikenewe umukobwa umuntu wese agomba gukora kandi rubyiruko mukanguke mukore kirosara hara kugira ngo abazamure uyu numwe mu bantu bashinzwe kuzamura imando z'abahanzi wumva wifitemo imano yo kuba mukwatete kureta muhamagare kuri nimero ushaka kuririmba muhamagare ushaka kuri filimi muhamagare ushaka kubujyanama ushagura na jita kukiraso kugira ngo emere kuri umuntu mubi cyane babagore n'abagabo batandukanye n'abagabo babo umugabo bita dogiteri Matovu aragenda akabahuza bakongera bakabana bagasubirana fugutamena yego hano naye ngo hamagaye ntago waruzi kuje mu kiganiro naze kukize mu kiganiro kandi bitari ngombwa jitafu yarari kutubwira ko ari we muntu wamushubije ku murongo cyangwa watumye asubira kuri hiti ngo bari baramuroze bamuruga gusubira hasi nyine yarabuze views ngo yaherukaga kurebwa cyangwa kwikiranwa ari uko ngo ari muri Genesis comment akivamo ngo bamugira ishyamba n'agapipi kanje baye barakaroze nawe yakavuye ibyo ngibyo Jitafu se sumize nyine Jitafu nawe yarabizi nyine no umuntu wanjye kandi nyine komeza uzamuke nkuko twabikoze kuri yawo ukomeze nibindi karugo ushaka gukora wowe ukora gusa tu kare gute semane ni kubita indemba bagitosa ndi kubona muganga wanjye avura iginko iginya nukuvuga ngo iginko muganga Matovu arakuvura neza ugakira indwara zose zana yewe namuhamagaye ndamukanya ari buze kubageza hano turaza no kuza kumwakira mu kiganiro wenda nitugira amahirwe akaza tukiri mu kiganiro nawe aza kutuganiriza Jita wenda wowe hari abantu benshi bagenda bakuvuga mu buryo bugiye butandukanye bashaka kugufungisha turavuga bura Emi Kinege wenda simbivuze ko yashatse kugufungisha ariko yabajije ibintu kira kibazo yabajije umuvugizi wa RIB ugifata gute nimba warabyumvise wowe wabifashe gute ngewe iteka niteka kenshi na kenshi ngewe nabisobanuye kenshi nabwo ni ngewe nifitiye turoma nakunze kubisobanura kenshi mu bitangazamakuru nge n'ibihumbi 700 imana mbona namahitamo mfite mbona nabundi buzima mfite kandi twamaze gutangaza ko baye bamaze no kundoga nabundi buzima mfite mbona nsije urumva nyuma yuko mva kwa dogiteri Matovu ese ninde akurangiye kwa dogiteri Matovu mundi imbere y'ibyo zari ifi nziza iryoshye hari ahantu nzi ugira ugatuza mu bwiza bwihariye hari amahumbezi atagira ukwasa aho nta handi ni Amazing Beach ku Mashyuza ni Rubavu Amazing Beach si akabari gusa ahubwo ni isura nshya y'ibihe byiza n'ubuzima bushya ku bantu bazi kwinezeza ifi yaho iyi ni umwihariko ni ifi ikiri fresh ivuye mu Kivu yokejwe mu buryo bugezweho yuzuyemo intungamubiri zubaka umubiri icyanga cyayo cyo ni ntagereranywa iyi niyo mpano ukwiriye akabari gatuje gafite ibinyobwa byose byaba iby'iwacu cyangwa iby'ahandi ibisembuye n'ibidasembuye turakwakirana urugwiro waba wifuza kuruhukira ahantu heza kure y'urusaku na stress by'umujyi amacumbi ya Amazing Beach ni igisubizo ahatunganye hisanzuye hateguwe mu buryo bujyanye n'ibyifuzo bya buri mushitsi aha niho iminsi ivamo ibihe bikavamo inkuru
Amazing Beach. Iri ni isanzure rigenewe inshuti n'umuryango uganira n'abo ukunda mu busitani buherereye hafi y'amazi utamira ifi witurije. Dusange i Rubavu hafi y'amashyuza ni ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Duhamagare kuri 0785 30 86 58 cyangwa kuri 0788 88 Amazing Beach ni ahantu hatuma wibagirwa isi ukibuka ko reka nizere ko umeze neza dukurikirana umunsi ku munsi wakoze subscribe ndagushimira cyane atarekora iri mwanya kugira ngo uyikore ujye ubasha gukurikira ibiganiro byacu bigiye bitandukanye n'ubucece mu gace umwami w'ibyacu mwami nkumbuye ndabizi ariko naje nagarutse imihanda kabisa meze neza cyane kandi namwe nizere ko meze neza ndi kumwe na wa G Jita funga ubwira ngo none ejo bundi naragiye gutya abatipe baragenda barandoga abandogira agahiti nakuye muri Genesis Comedy barandoga telefone bandoga amenyo bandoga kurwara n'igitsina cyanjye kirarwara ndangije bita hari umuganga na pereje ndabariza umuganga bita muganga Munyagatovu Dr Matovu yewe data we nagiye sanga naho riraka amarozi bamvuye bandoze ariyukana oya Jita aho turahagaruka nyuma reka tubaze uhatinda ahantu ndahatinda reka tubaze tukwakire kuri Sawa Show meze neza Sawa Show turasuje cyane dukunda abafana bacu muri iminsi sigaye fitirari abantu b'abanyamasajisho basengere ndasuza abana b'abakobwa nabo bari hose ndabasuje ndasuza abagabo irari ndisubiza abapapa ndisubiza abamama ibyo ryahiti buriya ryaragitosa buriya yego ni ukuvuga ngo ariko mana kiro Imana yo mwijuru ijya kubitangaza kuri Sawa Imana yaremye isi karema n'ijuru hari ukuntu bivuga ngo hari ukuntu Imana izenguruka ikarema Amerika ikarema n'Uburayi yego hari ukuntu ivuga ngo Imana iteje ikibazo hari n'igisubizo hari kirandirimba aragitosa ndagira ngo ngwego ni indirimbo imindiriye ubuzima mu mateka yanjye yego ingaruye ku muhanda ariko mbikesha muganga Dr Matovu iyo najya kwivuza ubu nibwo bwa mbere ugiye kubona umva akira ubu nibwo bwa mbere uvuze ahantu wakuye hiti cyangwa uvuze ibyakubayeho abantu batari barabimenye ngo nizihe ndagira ngo mbabwire ngo umuntu wari wese ushaka hiti shaka Dr Matovu urahita umva urajya imihanda bigende neza ufite indwara yakunaniye jya kwa muganga Matovu ufite ibibazo byakunaniye jya kwa muganga Matovu mana we ariko Jita wa mugani wawe ndi buhatinde turi buhatinde Jita ejo twagiye ku Gisenyi abantu baguhamagara bati telefone reka nshyiremo akadege kugira ngo bo gukomeza kumpamagara hari abanyeneye benshi cyane kugira ngo mu mutwe hatagonganiramo ibiraka byinshi cyangwa ukumva hari wagwaye amafaranga menshi cyane wagwaye makeya ugasanga ibintu biragucanze ibi bintu ubifata gute ibijyanye n'ibiki ibijyanye n'iyi turi kubona abantu baguhamagara cyane ibi bintu byose mbikesha Dr Matovu ni ukuvuga ngo kenshi na kenshi ngize kurogwa barandoga ku buryo namaze bakuroga kudoda inkweto kongera gusubira mu nkweto barandoda gusubira mu kazu kadafite 12 bandoda kutajya bandoga kutajya kumanywa ibiganiro ndabibura ariko ndamutse nyuma yaho ndasenga Imana yambwa ati wa mugabe warasenze uburiki maze kuvugana n'Imana irambwa ati gendera mu go bita Dr Matovu ibintu byose ikibazo cyose ufite iraguti kiravaho Jita hari abantu bibaza bagende bavuga ngo indirimbo yawe yijuje ubu ngubu tuvugana igize miliyoni n'ijana ubu tuvugana igize miliyoni n'ijana mu gihe cy'ukwezi konyine ukwezi konyine warahabaye mana we warahabaye cyagiye warahabaye mana we warahabaye cyagiye izongera ikore n'ibindi we izongera ikore n'ibindi we izongera ikore n'ibindi we kwe kurika kandi umugore arataka masasa n'amazi yego kubita kurika ufite indimi ivuga umugore mwiza yaje umugore mwiza araje umugore mwiza yego Jita nta nubwo turi bunicare buriya oya kwicara bituma umuntu atutubikana Jita indirimbo yawe igize miliyoni n'ijana ari audio utarayikoreye video iyo utekereje ibyo bintu cyangwa ukuntu banaguhamagara ubyumva gute wowe ubwawe ibi bintu
hari abasitari benshi mu gihugu bagiye bazikora ntizagera audio ntizagera aho ngaho sinjya kumeshoninga ngo ni bande ariko niwe wa mbere ukoze iyo ndirimbo igira ya audio mu kwezi kumwe ihita izo views. Ubundi hari umunyarwanda wavuze ngo udasize umwana asiga umugani. Ni ukuvuga ngo ngewe icyo mfite njye nshaka kuzasiga umwana ngasiga n'umugani. Gahunda mfite ngibo kandi hariya ku ishuri hariya za Nyamagabe nayo ifite umusayikologiste yajyaga kutuvuga ngo isi muramenye mutazakora ikosa ryo kugira ngo isi uko wayisize ntabwo ariko uko wayisanze ntabwo ariko ugomba kuyisiga. Ugomba kugira ikintu nyine ugomba gukora muri iyi si koko nyine niryo somo ajya gukunda kutwigisha. Nyamagabe warafungiye warafungiwe rehabilitation rehab ni Nyamagabe cyane huye kugororwa nyine ubwo numva ko naragenze mu migenzereze mibi bwene bitanza kwisanga ndihe Nyamagabe yego uzi ko ari wacu buriya Nyamagabe none abagana bita mu kimnuza mu kinwete mu kinwete se no hazi mu kinwete ndahazi bajyaga cyeza gasare ndaho kagenda mu gasare ndadashona ni hari rero nabaga oya none Nyamagabe ikintu nayangiye ni ukuvuga ngo mu kwezi kwa gatandatu imvura yaho mu gihe Kigali aba ari izubaho haba amazi abajojoba bishatse kuvuga ngo rero Nyamagabe nyine ni akarere keza cyane ka Nyamagabe. Reka dushimire abantu bajyana abantu yenda kubagorora muri ubwo buryo bijyanye n'ubwo buryo wenda ako wavuyeyo umeze neza n'ubwo nge nari mfite n'ubucucu nari mfite n'ubudaheranwa nari mfite nagombaga kugororwa bro ariko ngumvwiza ukuri ngo nyuma yuko mva za rehabilitation ndi umwe mu bantu ushobora kuba babasha kwihigira umukati ndi umwe mu bantu ushobora kuba ngiye nubwo wananuka man ngiye nubwo nanakubwira ngo reka gute se man nikubita indi bagitosa ndi kumwe na muganga wanjye avura iginko ni ukuvuga ngo urwaye iginko muganga Matovu arakuvura neza ugakira indwara zose zananiye. Jewe namuhamagaye yenda mukanya ari buze kubageza hano turaza no kuza kumwakira mu kiganiro wenda nitugira amahirwe akaza tukiri mu kiganiro nawe aza kutuganiriza. Jita wenda wowe hari abantu benshi bagenda bakuvuga mu buryo bugiye butandukanye bashaka kugufungisha turavuga bura Emi Kinege wenda simbivuze ko yashatse kugufungisha ariko yabajije ibintu kira kibazo yabajije umuvugizi wa RIB ugifata gute nimba warabyumvise wowe wabifashe gute? Ngewe iteka niteka kenshi na kenshi ngewe nabisobanuye kenshi nabwo ni ngewe nifitiye trauma nakunze kubisobanura kenshi mu bitangazamakuru nge ni 700 man mbona na mahitamo mfite mbona na bondi buzima mfite kandi tumaze gutangaza ko bamaze no kundoga na bondi buzima mfite mbona nsije urumva nyuma yuko mva kwa dogiteri Matovu ese ninde akurangiye kwa dogiteri Matovu mundi imbere y'ibyo kwa muganga Matovu si wowe se wahandangiye si wowe wambwa ati ubundi ufite ikibazo cyakonaniye wajya ukara munuza ukaruka yagufasha ariko nkubwire ngo irandirimbo nimwe mu ndirimbo ziminduriye ubuzima kano kanyubu mana yo mu ijuru shimire cyane ba Scovia shimire ba Kensi shimire bano ba Angeli Mutabaruka shimire cyane Dr Matovu shimire cyane abafana bose bo kuri sawa mwitereka man abashaka kukugira icyamba ari cyo bababwira bo oya nabo nganacho nakugira icyamba ntabwo nababwira uno kuvuga ngo wishyizeho imbaraga z'uburinzi ngewe ikintu muganga Matovu yaguhaye imbaraga z'uburinzi navuze ko uwo manganye nawe ni Gitafu kandi navuze ko mugenza nageze ku rwego rwo kuvuga ngo Gitafu mfitanye beef n'umuntu isi izaba igiye kurimbuka ese ndi mwene nde ndinde ngiye mwene Kagofero ujya kurimbura isi ariko ngo buriya ngo na Bruce Melody ngo Matovu niwe wamuhaye kira gikundira kugira ngo bamukunde Bruce Melody ko bamuroza se uramuciye amasiza akaje makaye kamuroza yaje akunda kuvuga ngo kamuroza kakamuroga bikaza kuranya Matovu ajya akamuvura isi iyo Imana yahubwo yaduhaye Matovu Imana yo mu ijuru ijye ukomeza kumukomeza mu biganza byayo iyo tutamaje twari dupfuye nawe waruzimye yego ko rukira nawe waruzimye sari we yes azuweya sari we azuweya umugore mwiza yaje umugore mwiza yaje umugore mwiza yaje umugore mwiza heya umwanzi ukwangara akagira gute arakanywa mu karu umwanzi ukwangara akameza urwuri mu nkono yego oya banza ariko ngo urabajimije nabayaka aho ho nuhagera
mana njyewe mu bintu nanga mu buzima bwanje yakadahari Gitafu ntago naba mari nzova adahari Gitafu ntago naba mari njye ntago nzitireka kuri no sawa njyenyine ngo njyenyine no tugomba kusangira by the way ntago yuriya ngo ujya wenyine ajya bihora ariko nyine bisangira n'undi muntu ngo akanwa karya nikaguhe ngo kavugije induru ntago gatabara twicare gatoya ariko muganga ari this week reka mubaze aho yaba ageze twavuze ko nawe hari ibyo turi buganire ariko Jita cyaka bisa rwose ariko ngenza nzakora indirimbo ya muganga we mbamvura aha yo kamusuza niba nawe ubishaka ko wamamara uwo mwami w'abami niyamamare mwararwaye mu burabunu bavura ngo ngwire ngo noneho nawe dore nguyu tubwire ibanga ukoresha natubwire kanere gukoreshejeho ukoresha se nturizi twakora Dogita ihangane gatoya wicare hano naye ngo hamagaye ntago waruzi kuje mu kiganiro nze kukize mu kiganiro kandi bitari ngombwa Gitafu yarari kutubwira ko ari we muntu wamushubije ku murongo cyangwa watumye asubira kuri hiti ngo bari baramuroze bamuroga gusubira hasi nyine yarabuze views ngo yaherukaga kurebwa cyangwa gukurikiranwa ari uko ngo ari muri Genesis Comedy akivamo ngo bamugira ishyamba n'agapipi kanjye bari barakaroze nawe yakavuye ibyo ngibyo Gitafu se sumizi nyine Gitafu nawe yarabizi nyine n'umuntu wanjye kandi nyine komeza uzamuke nkuko twabikoze kuriya wowe ukomeze nibindi karugo ushaka gukora wowe ukora gusa tu kazanye kagiye wewe kora tu zamuka utumbagire muhungu wanjye Dogita hari n'amakuru ye niyumviye ariko amahirwe nuko turi kumwe urabidusobanurira yuko ngo Bruce Melody nawe ngo yageze iwawe ndabaza ntagomba ashaka kugira ibintu byose bari amabanga abantu ibintu byose ni amabanga ibintu byose ni amabanga murabizi ko njye ndishaje ibintu byose ni amabanga njye nunamo kumwe ukuba ngo nzakubikira ibanga ndagukarabye oya ibyo ngibyo nje twaramusuye aratubwira ati njyewe Dogiteri Matovu ni umwe mu bantu bangangahuye icyo bita kugangahura ni ukuvuga ngo we bamuroga kutagira peti kandi Bruce Melody yikundira kurya bro akunda icyo kurya bro muri ibi reka nje oya wenda reka two gutindaho gakeya nyine natwe turimo turagenda icyo nashakaga nakimenye Gitafu arimo aragushimira cyane agusingiza ati wamushubije kuri hiti ubundi byagenze bite wowe twibwira none se nyine urumva nyine Gitafu nyine we niba yabashije kubyivugira akaba wabyivugiye ubwo se yajya kwibeshyera nyine ndango yajya kwibeshyera kandi nawe arabizi nyine ko atakwibeshyera n'abanzovu bararwaye arabavura bayakamwana bararwara arabavura bamitsusu bararwara arabavura ariko mana we avura ibyamamare iyo gahunda yo kuvura wamugana ibyamamare Dogita utaragenda tubwire nimero yawe wenda njyewe ntago njya mu bintu byo gutindaho tubwire nimero yawe wenda nkushaka kwitabaza afite nk'ikibazo nk'ibibazo bigiye bitandukanye ubuhamya Gitafu ya ngaho banzu usaba Imana abasiramu imbabazi Dogiteri urashaka kumwitabaza kwitabaza nyine ni kwa kundi kumwitabaza ngo abafashe abakeneye ubufasha rero nomero yanjye ntabwo ijya ihinduka ni yayindi 078 24 28 6 yego iyo ngiyo naba ari kuri WhatsApp ntabwo ijya ihinduka iyo rero iyo ndi mu Rwanda iyo ndi hanze abafite n'amakuru kukorera no muri Uganda ubwo rero nomero yo muri Uganda nayo ni 07 48 yego 07 03 06. oya turaza no kuzandikamo wenda uraza kwihangana tuzandikemo Gitafu akikugeraho aje kwivuza wenda hari ukuntu mugira amabanga muhe ibintu bya Gitafu we tubiziranyeho wikomeza kugenda ubivuga cyane we tubiziranyeho we mureke tubiziranyeho Dogiteri urakoze ntacyo no kudusuhuza nta ribi nawe urakoze cyane yego Gita igira hino Gita wenda mu buryo bw'ubusobanuro bwawe yego wagiye unyura mu mijugujugu myinshi wagiye uhura na byinshi waragiye ngo tugira amakuru ko wasubiye no kudoda inkweto nibwo Dogiteri Matovu ngo yongeye kukugarura muri iyi mihanda yego wasubiye ngo kudoda inkweto mane nahiye naribwa amafaranga barandoga
bandogera hiti, bandoga kutajya kundanywa, bandogera igitsina, mana baragenda ndatutubikana ubu tuvugana ubu. Ariko abantu bakuroze by'amatsiko ni abantu bakugirira ishyamba nabo mukorana cyane. Urumva bro, nani isaha iyo ndwara ntabwo urabona ko ndi ku miti ntabwo nakira. Nyine ndi kukubaza bandoza gututubikana urumva, bandoga kugira irari mana we. Ndi kukubaza wenda aho ngaho bakimara kugusubiza kuri hiti yakongera ugasubira hiti, hari ubutumwa watambutsa ku bantu yenda bakugirira iryo shyamba bari barakugiriye kugira ngo bakuroge usubire hasi, ubutumwa wabagenera n'ubuhe? Ubutumwa nabagenera icyo namanza kubana cyo, niba umuntu yabikoze hakuye bikoze atazi neza ko dogiteri Matovu ahari yuzo ngahanga basha guhangana nazo. Uwabikoze rero yabikoze no kuvuga ngo ndamukarabye nasabone. Hari ugize kuvuga ngo iyo umuntu wakuroze ngo ni yakarabye, ngo ndetse yakarabye ni yakaraba n'isabone, ariko uwandoze we yarakarabye arangije ni yakaraba n'isabone ko turakatsindwa n'Imana. Matuvahita bimuku vuba vuba ukura iyo mikoshi. Yego abakunzi bawe noneho ni wehe butumwa bagenera kugira ngo dusoza? Abakunzi nabagenera, hari abamotari b'abakobwa usino kuvanga abantu bose, abantu bari barirekuye. Hari umushaka kuvanga ngo nta motari ngo umuntu umukobwa asaga gukorokiye ari umukobwa, hari abakobwa b'abakarani, ni ukuvanga ngo nta mirimo icyo uvanga ngo igenewe umuhungu cyangwa ikenewe umukobwa. Umuntu wese agomba gukora, kandi rubyiruko mukanguke mukore. Kiroso arahara kugira ngo abazamure. Uyu ni umwe mu bantu bashinzwe kuzamura impano z'abahanzi. Wumva wifitemo impano yo kuba umukotete kuri leta, muhamagare kuri nimero. Ushaka kuririmba muhamagare, ushaka kora filimi muhamagare, ushaka ubujyanama muhamagare, ushaka na Jita, ushaka na Jita ku Kiroso kugira ngo emere kuri umuntu mubi cyane. Babagabo babagore n'abagabo batandukanye n'abagabo babo, umugabo bita dogiteri Matovu aragenda akabahuza bakongera bakabana bagasubirana vugutamena. Yego wenda Jita turimo dusoza, Matovu twagiye dukorana ibiganiro byinshi, avuga ko n'abari hanze abafasha mu buryo bugiye butandukanye, bazamukene bazamuvugishe. Ni ubuhe butumwa waha abantu kuri Matovu unavuga ibyo yagukoreye? Wenda mbe na mbere ikintu buriya bundi bavango tujye dushima tunanenge. Matovu si ntabwo ndi munenga, ahubwo ndi mushime cyane. Ni umwe mu maganga beza, avura amenyo, indwara zose zananiranye abasha guhangana nazo. Yewe nubwo waba batandukanye n'abagabo nawe zimbyara, nakubwiye ngo niyo ubana n'ubumuga udafite amaguru aragusanyira ukahita ubona amaguru uyafite Imana. Ngakoresha ibyatsi ibyatsi ni ukuvuga ngo we ni ibimera. Umuti bakubwira ko umuti mwiza wa mbere na mbere na Yesu yajyaga akoresha ibyatsi bro, kuko Yesu we yajyaga ajya ahantu akabwa atumva we abantu bose Jita, reka tumubaze mwibanga ducecetse. Matovu yaguhaye ibyatsi urabinywa cyangwa arakuhagiye? Reka yaba ibyatsi arabifogota, araje kubifogota, arabivuga gusiga, aranje kubisiga, aravuga atabazimo bose batoke, arangije ndabikaraba, ndabinywa mu ruturuturu, ndangije ku kamwanya imikoshi yose uma n'umuti w'ishaba arawuguha. Ushaka guhitinga muhamagara nimero ngiye kunyivuga se nimero ye yayivuze turaza kuyandikamo. Ushaka kuba trend hamagara dogiteri Matovu. Ibi nagukorera ni iminsi 2 yonyine. Umukotete washatse yita ibiranga muhamagara ibintu bikubaho wagira. Yego Jita turimo turasoza. Uzagiye kure wowe nga Kiroso we si ukuzamuye nanjye bari barandoze. Muri biremera ngaho turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Jita, ubutumwa bwawe ku bakunzi bawe n'abakunzi ba Sawasawa dusoza? Ngenda suza cyane umubyeyi bita Mama Scovia, mama w'u Rwagasabo. Ndasuza cyane ibitangazamakuru byose bikora mu Rwanda. Ndasuza cyane X-Rach Manibu. Yego, numwe abantu badufashe cyane mu buzima bwa buri munsi. Manibu yapfuye arakuzura. Ndasuza cyane iyo waguye aho. Ndasuza ikipe yanjye y'igihugu cyane, bura nikundira RIB cyane. Bura njyewe nakinda mbere uko nje imihanda nafanaga Police FC. Abafana ba Police FC hano muri hose, abafana muri turi hano aba Police muri turi hano. Nkubwire ngo twari turi kumwe cyaje kuri stade nubyibuka twatwaye igikombe cy'amahoro, tujya gutwara n'igikombe cy'amahane.
ikipe zose zo mu Rwanda zose mu mazi igikombe cy'iki cy'amahane polisi iri hejuru cyane tapinga polisi tapinga reka dusgare ku musozo w'ikiganiro cyacu kandi tunagushimire Jita tunagushimire ku mwanya wawe uduhaye udusanyije ibyo tutamenye nubwo mbahaye ibyo mfite umuntu atanga ibyo afite wamfura we iyo tutaye tuzi byose ni kuri sawa banyita tete vide les enfants. Murakoze cyane, ngiye nitwa Kiroso ndi kumwe na Jitafu. Mani turindane, ciao ciao. Kubita kuri ka kandi umugore arataka maze azana amazi. Kubita kuri ka kandi umugore arataka maze azana amazi. Yego kubita yego kubita y'indirimbo ifite ubutumwa buratambutse. Zinya kamera. Goes. Ifite ubutumwa promo irebe.